Ikaze mwese kuri 3 Pillars channel, ndabasuhuje mwese aho muherereye kandi nshimira wowe ukomeje gukurikira ibiganiro tubagezaho. Hashize imyaka itari mike inyigisho z'ubuntu bw'Imana zimenyekanye muri Afrika. Suki izi nyigisho zitahozeho. Zahozeho rwose. Ahubwo nuko abantu benshi batari bazizi. Kuva rero izi nyigisho zitangiye kumenyekana, abantu benshi ntabwo bagiye bazivugaho kimwe. Izi nyigisho z'ubuntu zazanwe nande? Ese ni ukuri? Inyigisho z'ubuntu ziri biblique cyangwa n'inzaduka nk'uko abantu benshi babivuga? Izi nyigisho z'ubuntu rero ntabwo zije vuba. Turebe muri histoire, nko mu mwaka wa 354 Augustine of Hippo yabwirije kuri zino nyigisho, yarazizeraga. Martin Luther mu mwaka w'igihumbi 517 ari nawe watangije movement y'abaprotesta. Niba utari umukatolike ukaba uri umuprotesta, umenye ko uyu mugabo Martin Luther niwe fondateur, niwe watangije reformation y'abaprotesta. Uyu Martin Luther yizeraga izi nyigisho z'ubuntu 100%. Ni nayo mpamvu yavuye muri katolike. Uzasome 5 solas cyangwa solas 5 ziwe yanditse n'ibindi bitabo. Siwe gusa wizeraga izi nyigisho z'ubuntu. Muri uwo mwaka w'igihumbi 500 haje nk'aba John Calvin wanditse ibitabo bitari bike kuri doctrine y'ubuntu bw'Imana. Mu mwaka w'igihumbi 600 kugeza ku gihumbi 800 hari n'abandi ba Puritan nka John Owen, Thomas Watson, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon. Aba bose bizeraga izi nyigisho z'ubuntu. Sinarangiza ntavuze umugabo witwa John Bunyan, uzwi cyane ku gitabo yanditse cyitwa igitabo cy'umugenzi, The Pilgrim's Progress. Bamwe muri mwe mushobora kuba mwaragisomye kino gitabo. Ni igitabo cyanditswe mu mwaka w'igihumbi 678. Iki nico gitabo cyonyine cyasobanuwe mu ndimi nyinshi zirenga 200. Kiri ku mwanya wa kabiri ku bitabo byasobanuwe uretse Bibiliya mu ndimi nyinshi. Rero uyu mugabo nawe yizeraga izi nyigisho z'ubuntu. Urumva ko inyigisho z'ubuntu ntabwo zije vuba, ntabwo ari inzaduka. Abatubanjirije majorite yabo bizeraga izi nyigisho kandi nizo babwirizaga, kandi nizo banditse no mu bitabo. Ariko se tube turetse histoire gato, Bibiliya yo ivuga iki kuri izi nyigisho z'ubuntu? Kuko ubuyobe bwose butangira igihe umuntu yanga kwizera iby'Imana yavuze cyangwa se yahamije, akizera amarangamutima ye, nk'uko Adamu na Eva babigenjeje. Banze kwizera ukuri Imana yababwiye, bizera ibyo Satani umushukanyi yababeshe. N'ubu rero niko bimeze. Abantu benshi ntibagipimira ukuri mu ijambo ry'Imana, ahubwo bapimira ukuri kuri feelings, how I feel. Uko wiyumva ni guhindutsa ukuri. Cyangwa bagapimira ku byo majorite y'abantu benshi bizera, just because 99% bizera ikintu runaka, ubwo gihindutsa ukuri. Muvandimwe, ukuri ni ukuri nubwo abantu bose batakwizera, kandi ikinyoma ni ikinyoma nubwo abantu bose bacizera. Rero reka turebere hamwe Imana yavuze iki kuri izi nyigisho z'ubuntu. Duhere ku kibazo cya mbere, s'ubundi ubuntu ni iki? Ijambo ubuntu bisobanura iki? Ijambo ubuntu mu Kigiriki ni charis. Charis bisobanura faveur cyangwa impano. Ni ikintu umuntu ahabwa nta kiguzi yatanze. Ubuntu ni faveur y'Imana iha cyangwa igirira umuntu atabikwiye kandi atabikoreye. Mu Cyongereza bavuga neza ngo grace is the free, unmerited, unearned and undeserved favor of God to mankind. Okay. Tuje ku kibazo cya kabiri. Ninde wazanye ubuntu? Igisubizo tugisanga muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 17. Haravuga ngo kuko amategeko
yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanwe na Yesu Kristo. Ubuntu n'ukuri byazanwe na Yesu Kristo. Tubonye ko Yesu ubwe niwe wazanye ubuntu. Ubuntu ntibwazanwe n'idini, ntibwazanwe n'umuntu runaka, ahubwo bwazanwe na Kristo ubwe. Rero kugwanya ubuntu ni ukugwanya Yesu ubwe, kuko niwe wabuzanye. Cyakora birashoboka ko umuntu yasobanura ubu buntu ko butari, ariko ibyo ntibivuze ko ubutumwa bw'ubuntu ari ikinyoma. Wakwibaza rero ati Yesu nimba ari we wazanye ubuntu, yabuzaniye iki? Akamaro kabwo ni akahe? Ubu buntu rero, first and foremost, nibwo pfundo ry'agakiza, nibwo fondasiyo ya Christianity. Agakiza k'umuntu wese gashingiye kuri ubu buntu Yesu yazanye. Duhereye ku ntumwa za Yesu zahamije ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 11, haravuga ngo twizera yuko ubuntu bw'umwami Yesu ari bwo buzadukiza. Intumwa Petero, Paulo, Yakobo na Barnaba bari biringiye ubuntu bw'umwami Yesu ko ari bwo bubakiza. Ntabwo bavuze ko bizeye ko imirimo yabo myiza yo kuvuga yivuga butumwa bakoze ko ari izabakiza. No, bavuze ko biringiye ubuntu. Ese ubu buntu nibwo nawe wiringiye mu gakiza kawe, cyangwa imirimo yawe niyo wiringiye ko izagukiza? Intumwa Paulo yandikiye Abaefeso igice cya 2 umurongo wa 5 abibutsa uburyo bakijijwe. Arababwira ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Ubuntu nibwo bwabakijije. Nuko ageze ku murongo wa 8 arongera aravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira no kwirata. Niba hari icyanditswe kiri clair mu gusobanura uburyo umuntu abona agakiza, ni iki cyanditswe. Reba uko yatangiye ku murongo avuga kuri umurongo wa 8, mwakijijwe n'ubuntu. Duhere kuri rino jambo mwakijijwe. Nkuko tubizi, umukristo ni umuntu wakijijwe. Ikibazo ni yakijijwe iki? Iyo uvuze ngo narakijijwe, niki uba ushaka kuvuga? Bibiliya rero ivuga ko umukristo ari umuntu wakijijwe ibyaha, ari umuntu wakijijwe urupfu rw'iteka akabona ubugingo buhoraho, ari umuntu wavuye mu rupfu akaja mu bugingo. Ni umuntu wari mu mwijima ashigwa mu mucyo. Ni umuntu wari impumyi mu buryo bwo mu mwuka, Yesu aramuhumura. I was blind but now I see. Ni umuntu wari imbata y'ibyaha, agengwa nabyo, ategekwa nabyo. Yesu aramubohora aba imbata yo gukiranuka. Uwari imbata ya Satani ahinduka kuba imbata ya Kristo. Umukristo ni umuntu wakijijwe umujinya w'Imana uzarya abanzi bayo ku munsi mukuru w'urubanza. Ni umuntu wari umwanzi w'Imana kubera ibyaha yakoze, maze Imana iramuadopta, imugira umwana wayo mu bwami bwayo. Umukristo ni umuntu kandi wari waratandukanijwe n'Imana kubera icyaha, ariko yigizwa hafi ubw'amaraso ya Yesu yamuhongeye ku musaraba. Ikindi kandi uyu mukristo ni umuntu wari waratsinzwe n'amategeko, watsinzwe n'amategeko yera y'Imana, maze atsindishirizwa n'umutsinzi Yesu wayubashe yose, akayubaha yose uko angana. Umunyabyaha ahinduka uwera mu maso y'Imana kubera Kristo. Uku rero niko gukizwa.
uyu muntu rero wakijijwe n'Imana, Bibiliya ivuga ko ubuntu bw'Imana ari bwo bwamukijije. Uko nabivuze ntangira ati ubuntu ni favere y'Imana iha cyangwa igirira umunyabyaha atabikwiye kandi atarabikoreye. Ijambo rya gatatu, mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Kwizera iki? Kubwo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ukizera ko icyakuye Yesu mu ijuru aza mu isi ni ukuza kudukorera icyo twebwe twananiwe kwikorera ubwacu. Ukizera ko wananiwe kubaha Imana nk'uko ibishaka, Kristo ayubaha nk'uko yishaka. Yubahiriza amategeko yose uko angana atishe na rimwe mu cyimbo canje nawe. Umuvumo wo kwica amategeko y'Imana wari uturiho nk'uko Bibiliya ibivuga mu Bagalatiya 3:10 ngo havumwe umuntu wese udakurikiza ibyanditswe byose mu mategeko ngo abikore. Kristo ubwe yarayubahirije n'amategeko yose kugira ngo umuvumo w'amategeko utuveho. Bibiliya ivuga ko yahindutse ikivume ku bwacu. Ukizera ko Yesu kandi hatabaye kumeneka kw'amaraso ye nta kubabarirwa ibyaha byawe. Kuvuga ngo Mana mbabarira ntabwo bihagije. Kwicuza ibyaha wakoze nubwo ari biblique ntibihagije. Kurira amarira adashira ibyo ntabwo bihagije kugira ngo ibyaha byawe bikugweho. Hakenewe amaraso ya Yesu kugira ngo ibyaha bibabarirwe. Ukizera ko amaraso y'umwana w'Imana, amaraso y'umwana w'intama ariyo yonyine, ari byo byiringiro byawe byo gukugwaho ibyaha. Maze kandi ukizera ko mu rupfu rwe n'umuzuko we ko ari byo biguhesha ubugingo buhoraho cyangwa ubugingo bw'iteka. Uko niko kwizera Yesu. Okay. Tuve ku ijambo kwizera tuje kurindi. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe. Ndagira ngo iri jambo rirumvikana. Aka gakiza Imana itanga ntabwo kavuye kuri twe. Yesu Kristo niwe wenyine wagakoreye, yakoze ibisabwa byose Imana yashakaga. Na mpamvu ageze ku musaraba yavuze ngo byose birarangiye. Agakiza tukabona rero nk'impano biciye mu murimo Kristo yadukoreye nta kiguzi. Ari naryo jambo rikurikira muri muri no vasi ngo ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Hari itandukaniro riri hagati y'impano n'igihembo. Igihembo ni ikintu umuntu yakoreye hanyuma akagihemberwa. Na impano ni ikintu umuntu ahabwa ku buntu atagikoreye. Paulo aha avuga ko agakiza katavuye kuri twe ahubwo ari impano y'Imana, ari ubuntu. Yakomeje hepfo aravuga ngo kandi ngo ntikavuye ku mirimo myiza kugira ngo hatagira uwirata. Ntabwo Imana izihemba umuntu agakiza, kuko agakiza si igihembo wakoreye ahubwo ni impano. Ntabwo Imana izihemba umuntu ijuru. Ntabwo Imana izihemba umuntu ubugingo buhoraho ibimuhe nk'igihembo, ahubwo ibutanga nk'impano. Igihembo kirakoregwa ariko impano ntabwo ikoregwa. Usomye Abaroma 6:23 aravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Muri iyi vasi hari amagambo abiri y'ingenzi: ibihembo n'impano. Ibihembo egale urupfu rw'iteka, na impano y'Imana egale ubugingo buhoraho. Rero niba ushaka ubugingo buhoraho nk'igihembo ntabwo uzabona, ahubwo uzabona urupfu rw'iteka. Ariko niba ushaka ubugingo buhoraho nk'impano Imana itanga, ugomba kwizera ko nyine Imana iguha ubwo bugingo buhoraho nk'impano, ntabwo ari igihembo. Kubera ko ubugingo buhoraho ari impano y'Imana, ni nayo mpamvu ijuru ridakorerwa. Urikoreye araribura kandi akanarimbuka. Timoteyo 2:1 haravuga ngo yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe nuko yabigambiriye ubwayo
no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Urumvira ijambo ubuntu rikomeje kugaruka, ntaho waricikira kuko niryo source y'agakiza. Abaroma 3 umurongo wa 23 kugeza 24 aravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa bonegwa muri Kristo Yesu. Umuntu ngo atsindishirizwa imbere y'Imana n'ubuntu ibimuhereye ubusa, ntabwo atsindishirizwa n'imirimo ye, ahubwo atsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana. Wewe wirengagiza ubu buntu bw'Imana iguha nk'impano, uzakizwa n'iki koko? Kindi kandi ubu buntu ntabwo gusa budukiza. Ndagira nkwereke urebe n'icyo buno buntu ku bantu babwizeye icyo bukora. Urwandiko Paulo yandikiye Tito 2 ku murongo wa 11 kugeza 12 haravuga ngo kuko ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, ngo butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kuja twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Ubuntu bw'Imana ntabwo gusa buhesha abantu agakiza, ngo ahubwo bubigisha no kureka kutubaha Imana no kureka irari ry'iby'isi n'ibindi bibi byose. Byumvikane ko ubuntu bukiza abanyabyaha ni nabwo bugenda bubahindura, bugatuma batangira kwanga iby'Imana yanga bagakunda iby'Imana ikunda. Ese ubuntu buzanira abantu agakiza bwakugezeho nawe? Urabwizera? Niba ubwizera, hari ubwo bwaguhinduye buno buntu, cyangwa ni ubuntu bw'amagambo? Erega kumenya ukuri ni kimwe, kandi noneho uko kuri kuguhindura ni ikindi. Na mpamvu Yesu yavuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Rero ubuntu ni full package y'agakiza umuntu wese aba akeneye muri runo rugendo. Ikibabaje rero nuko abantu benshi bashishikajwe no kurwanya ubutumwa bwiza bw'ubuntu, bakangurira abantu kubuvamo ngo ni inyigisho z'ubuyobe. Intumwa Paulo yandikiye Abagalatiya mu Bagalatiya igice cya 1 umurongo wa 6 aravuga ngo ndatangazwa nuko mwimuye vuba mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukaja ku bundi butumwa. Notice icyo Paulo ashinja Abagalatiya, ngo nuko bataye ubutumwa yabigishije bw'ubuntu ari bw'Imana yabahamagariye guhabwa, ngo baja ku bundi butumwa. Arakomeza hepfo ati nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi, ngo hari abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Arakomeza hepfo kandi aravuga ngo ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa se ndetse abamarayika uvuye mu ijuru, ngo avumwe. Iri jambo avumwe mu Kigiriki ni anathema, bisobanura gutandukanwa n'Imana, devoted to destruction. Urumva ukuntu aya magambo aremereye, ngo havumwe umuntu wese ubwiriza ubutumwa bundi bunyuranye n'ubwo Paulo yabwirije. Ubutumwa nta bundi rero uretse ubutumwa bw'ubuntu, kuko nibwo yatangiye avuga ngo aratangazwa nuko Abagalatiya baretse uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo ngo bakaja ku bundi butumwa. Muri iki gitabo cy'Abagalatiya kandi igice cya 5 umurongo wa 4 Paulo yarongeye aravuga ngo mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Muri version cyangwa ubusobanuro bwa Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana haravuga ngo mwebwe rero abashaka kugirwa intungane imbere y'Imana mwitwaje kumvira amategeko, muba mwitandukanije na Kristo, bityo mukaba
mwivukije ubuntu bw'Imana. Ese nturi mu mubare w'abantu Pawulo yavugaga baguye kuko baretse ubuntu bw'Imana? Kureka ubuntu ni ukwitandukanya na Kristo ubwe. Chose grave ni uko abantu benshi aha hanze bavuga ko uwizera ubu butumwa bw'ubuntu cyangwa izi nyigisho z'ubuntu yaguye. Mu gihe Bibiliya dusomye ivuga yuko ahubwo utabwizera, utabugumamo niwe waguye, kandi aba yaratandukanijwe na Kristo kuko yaretse kwiringira ubuntu bw'Imana itanga muri Kristo Yesu, abwiringire ko ari bwo bumukiza. Ikindi kandi bavuga ko izi nyigisho z'ubuntu ari inzaduka. Umva uko Bibiliya ivuga aha mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 9, haravuga ngo ntimukayobwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'iki? N'ubuntu bw'Imana. Ni kangahe umwanditsi ashishikariza abizera gukomezwa n'imirimo? Oya, n'ubuntu bw'Imana. Muri iki gitabo kandi cy'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 28, uyu mwanditsi yaravuze ngo nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha, tuyitinya. Abizera bakwiye gukomeza ubuntu bw'Imana. Why? Kugira ngo bayikorere uko ishaka. Ubuntu bw'Imana itanga nizo mbaraga zidushoboza kubaho uko Imana ishaka. Intumwa Pawulo yandikira Timoteyo muri Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 1, yaramubwiye ngo mwana wanje ukomere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Uhagarare mu buntu, ukomezwe n'ubuntu Imana iguha muri Kristo Yesu. Rero muvandimwe, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana urabugenza ute? Urabwizera cyangwa uraburejeta? Urabwirengagiza? Wibuke ko agakiza gashingiye kuri buno buntu Imana itanga. Ijuru ushaka kujamo rishingiye kuri buno buntu Imana itanga muri Kristo Yesu. Ubugingo buhoraho ukeneye Imana ibuguha nk'impano, ntabwo ibuguha nk'igihembo. Impano ntabwo ikoregwa, igihembo kirakoregwa. Rero agakiza ntigakoregwa, agakiza ni impano y'Imana. Igihembo cy'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Icyo ngusabira ni uko usaba Imana kuguha iyo mpano y'agakiza. Iguha gift, free gift. Ubuntu bw'Imana ikugirira ubuntu, iguha agakiza nta kiguzi watanze. Rero umwanzuro nk'uko nabivuze ni uwawe. Uyu munsi uhitemo niba ukomeza kwiringira ubwawe, wiringira imirimo yawe ko ari izagukiza, wiringira iki kinyoma cya Satani kibesha yuko umuntu ahakorera ijuru ngo kurakorera ijuru. Yaba ijuru rikoregwa n'imirimo dukora ariyo idetermina ijuru, ubwo se Imana ntiyari gutanga byibuze imirongo ya Bibiliya ivuge ngo wenda hakenewe imirimo runaka, hakenewe igipimo runaka, twari kuzapimiraho turebe maze kugeza 50% y'imirimo, maze kugeza 90%, harabura 10. Nta gipimo gihari, nta liste y'imirimo Imana yatanze yavuze ngo nugera aha nibwo uzabona ijuru. Rero nta murongo n'umwe muri Bibiliya uvuga ngo umuntu azaheshwa n'imirimo yiwe. Bibiliya irabihinyuza clairement ivuga yuko agakiza ntitugaheshwa n'imirimo twakoze. Rero nimba wakorera ijuru ntajya uzabona. Iyo niyo nkuru mbi nkuzaniye. Niba uwakorera ijuru ntaryo uzabona kuko ijuru ntirikorerwa. Ariko nuza n'amaboko yawe masa, empty handed, ukazana ibyaha byawe kuri Kristo Yesu, ukazana kwicisha bugufi, ukavuga ati ntacyo nzanye mu maboko, ntacyo mfite, niringiye umusaraba, nta mirimo myiza, nta liste y'ibyo nakoze byatuma ngo Imana inyemera. Imana irakwakira,
iraguha akagakiza ku buntu nta kiguzi na kimwe watanze, kuko ikiguzi cyatanzwe n'umucunguzi ari we Yesu Kristo. Reka kwiringira ubwawe, nk'uko muri Proverbe 3:5 havuga ngo trust the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding, but in all your ways submit to him, and he will make your path straight. Uyu munsi Imana igusaba ko rwose uyikubita imbere, ntacyo uzanye, ahubwo uzanye ibibi, Kristo akaguha ibyiza byiwe. Ukazana ibyaha, iwe akaguha imbabazi. Ukazana gukiranirwa kwawe, iwe akaguha gukiranuka kwe. Ukazana urupfu, kuko igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Ni ukuvuga ngo twaaninze nicyo twakoreye urupfu, Kristo akagutura ubugingo buhoraho, kuko ubwo rupfu yararufuye mu cyimbo cyawe kugira ngo aguhe ubugingo buhoraho, kandi ubugingo buhoraho ni impano. This is good news. Iyi niyo nkuru nziza. Niyo wumva ngo ubutumwa bwiza ni ubutumwa buvuga uburyo umuntu ahinduka intungane atabikoreye, umuntu ababarirwa ibyaha nta kiguzi yatanze, umuntu abona ijuru atararikoreye. Ubu ni bwo butumwa bwiza, kandi nabwo ngusabira kugira ngo ubwizere bukubohore. Wakoze cyane kureba ino video kugeza irangiye. Imana iguhe umugisha. Rero ubuntu n'amahoro by'Umwami Yesu bibane nawe ubutaha.